utiyozumva ezi hai nuko sha Bwana sifiwe sana. Ndanezerewe cyane. Mwene data begera hafi na madame bashitaga ishimwe ariko baririmbye twese tuza hano kugira ngo tuje muri wa mwanya wa praise ya mass. Imana iguhe umugisha. Eka mfate iminota mike nshime. Nimba wa muhungu wacu ari hafi amutuzanire Ezra. Mwene data begera hafi na madame bashitaga ishimwe ariko baririmbye twese tuza hano kugira ngo tuje muri wa mwanya wa praise ya mass. Imana iguhe umugisha. Eka mfate iminota mike nshime. Nimba wa muhungu wacu ari hafi amutuzanire Ezra. Semeni haleluya. Zaivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, ai nzavuga iyo neza, oh nzavuga iyo neza, nzavuga mana we, nzavuga iyo neza, ai nzavuga iyo neza, oh nkiriho. Haleluya, hey mana yaje we. Semeni haleluya. Namubonye umukozi w'Imana Bishop Ezra Mugisha. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga. Murabona rino rungu, iri rungu muri kuribona, ntimwuzumva. Bwana sifiwe sana. Ndanezerewe cyane birenze ubwenge bwanje. Oya soma ibintu nanditse mu magambo magufi, shimire abantu. Mu byukuri mpagaze imbere yanyu nciye bugufi cyane, dushima Imana ko Imana yatugiriye neza, ikadukura mu Rwanda, ikatuzana ikatugeza hano amahoro, tugasanga umuhanara amahoro. Imana ishimwe. Semeni haleluya. Icyongeyeho ndashima Imana yuko Imana yabanye natwe kuva dukora ubukwe 2022 mu kwezi kwa 12 ku itariki 10, 2023 mu kwezi kwa 2 nibwo twatangiye processus yacu. Imana itugirira neza. Ejo bundi Imana iratwibuka iduha visa. Ndashimiye. Ndashimira Nyamugisha, nashima n'Imana yamumpaye. Semeni amen. Mukore kuri senti, hari indirimbo yarije, hari indirimbo yarije. Ndashima Imana yuko yatugiriye neza, ngashaka neza. Ndayishimiye. Semeni amen. Iyo Mana niyizi bikora. Ruhosha utarashaka agende yongera asenge. Nimba afite gahunda cyangwa nka Franke nibo twabanye mukivi mutarashaka, nshuti zanje muje mwihombi
usenge Imana igutibure mu mugisha. Naho nihakugeza uzishima. Rero Imana yangiriye neza. Imana ishimye cyane. Dushima Imana yaduhaye Ezra, turagushimiye papa. Turagushima nawe kuko wabanye na mama wawe ukaza umutera morale. Imana ishimye ku bwawe. By'umwihariko ndashimira ababyeyi bacu, ababyeyi batubyaye barimo na muzehe na mukecuru. Turabashimiye mu by'ukuri. Nta munsi n'umwe nigeze numva bampamagara ngo Nyamugisha. Ni ababyeyi beza, Imana yabahaye abana beza b'indangagaciro nziza cyane. Rero Imana ishimwe babyeyi kuko mwihanganye. Bibiliya ndayemera cyane kurusha abantu bose babaho ku isi. Bibiliya yarambwiye ngo azasiga se na nyina aje kubana n'umugabo we. Mwitonde, uyu niwe uzaza kubana naje, ariko iwe yari yaragiye kubana n'ababyeyi be, kandi yaravuze ko azasiga ababyeyi be akaja kubana n'umugabo we. Umugabo azasiga se na nyina aje kubana n'umugabo we, aje kubana n'umugore we akaramata. Yego, rero twebwe byari bibushanye, twarashatse umwana asubira mu muryango. Ni ukuri nahishuriwe ikintu ugeze hano ejo bundi, abapasitori bazaja muri Afurika muzamumanukana amavuta. Sinzi ukuntu nabishuriwe, muzamanukana amavuta nimushikiriye abahungu muzabasha kumenya bashatse bafite abadamino, muzabakoze muzajana amavuta mushike mu yabasige mu gahanga. Numvishe icyo kintu mu by'ukuri ari nk'ishurirwa ryanje mubakozeho. Hari igihe Satani aza yabura imigisha y'umuntu, kandi umuntu atabasha gusenga neza ngo ashike, ikamuriganya akajwigirira muri ambasade. Hari amasezerano Satani azacakira, ariko twe turashima Imana ko yatugiriye neza. Ndashimira itorero ryatwakiriye dushika hano. Mu by'ukuri turabashimiye Pasiteri Willy n'umuryango n'itorero mwese. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwatugaragarije urukundo rwinshi, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twabavugaho byinshi ariko turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira Bishop wa Rock. Bishop, nyemerera mu by'ukuri uhaguruke dukomere Imana amashi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mubyeyi. Ndagushimiye, nzoza kugushimira. Nzoza kugushimira ku kintu kimwe. Semeni amen. Mwisi hano dutuye ni ibintu bibiri. Hari Imana n'umutima uciye bugufi. Imana no kugira umutima uciye bugufi uri mu iyo Mana. Uwo mutima ni uw'agaciro cyane. Bishop, ndagushimiye. Imana iguha umugisha. Ndashimira Bishop wa rino torero wadutije aha hantu. Simuzi ariko ndamushimiye. Nabonye ataje kuko isura yiwe ndayizi, cyangwa nibeshe yaje. Ndamushimiye, ariko reka umuzehe Desire haguruke dukomere Imana amashi tumushimire. Muzeyi, ndagushimiye. Ntabwo nawe twari tuziranye pe, twaje kumutira itorero hano kwa Kono Yesu asikanangai alobinanga iva ene peshe pi boya patana ibe mukunda pesinangai asana bobo Kono Yesu we alongoni gasoni basi ya Yesu we
Masiya Yesu we nimuzamurebe nimuzamurebe ai afite ubuzima Mami Yesu we Yesu we yataye ubuzima nimuzamurebe ai afite ubuzima Mami Yesu we yakuye isoni ni Masiya Yesu we yataye ubuzima amemela ngapomego anongana ngapotutu apesa kaeloka segene ya esengo segapotutu apesa kaeloka segene ya esengo segene ya koponga nafi osikana Yesu nakosuka wapi amemela ngapomego anongana ngapotutu apesa kaeloka segene ya esengo segene ya koponga nafi osikana Yesu nakosuka wapi boya kutana Yesu we azana bomole wino Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabenga bomole boya kutana azana bomole wino data we mishari mama we Yesu Yesu oh Yesu nangaya 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 Masiya Yesu akabenga bomole ariko niwe bongeraga Imana yacu n'umuganga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umuganga w'ibihe
jambo we, jambo we, jambo, 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 jambo. Inasa yawe Yesuwa, jambo, jambo, jawe sinzariheba, jambo kimana, jawe sinzariheba we, sinzariheba. Zamuka, zamuka. Umuriro w'Imana ni wacu, umuriro